uca gusanga biraganira hano hirya sha sedo reka tubategereze n'iminota 10 n'ibyanga tata twigenda inama tutizisura tata twigendera pe siko byatonyemo nk'ibigogize ko bajya ngo tuba twabuze icyo gukora twigendera umuntu nawe yaje gukora ubusa amandi nayi ibihumbi 10 niyo make ubu ngubu tumbasaba gore bagukwe bumvise ko nabagore tujyamo no kurura musizi irungu ryamishe gigore igikigore cyanjye kikiyo oya abaturage bo muri aka 10 babatira tudatujya bamaze kwigira indara ibyo zigurupa promotion ndabafite y'abakira cyo kwa Katera yatangira ute gitifuwe nakuzukunda cyane aho twiganirira wa runtu umugore wawe umubyibushye umeze gutuna yewe we n'umutomati wa kino ahubwo reka twibuke mbere giti tutirose twategereze mwe twagira mu tubaza mwabwiriza wageraranye nawe atinze ubu ni sa usura rasasa nimero kita afanye sanga mwabimara Jesus waheze mu nzira ntubwire ibyo wa mugore wawe ufite ibintu bimeze gutyo ntubwire uko niba twabahaye isaha mukarenza iminota 30 twebwe muraduhemba mu muraduhemba mwebwe ndetse bambwiye ubu mwarebye mukabona twe turibura twategereje amasaha 3 muza mwiyoga rero mufite imyaka mbere twashyizeho amande 2000 buri wese nta kintu uri butubwire rero haba ari buzoma kuki ariko giti uretse gusebya tukageza hano bwa mbere twenyine uko mwageze mbere niko n'amande y'ibihumbi 2 maze kwiyandika aya bibiri byose muteye mwakwitwa n'inkoni se nyinshi cyane mwasane fa ese n'iby'inkorero byo birimo bitaza mu urabona twatwise twagasa hano gayi tukageza hano bwa mbere twenyine bazana ibintu by'inkoni se rero kumvugisha amagambo ufite amafaranga rero mufite tunako twabwiki mu magambo hano ariko muza amafaranga nkangayo gukorera iki twagize ukiye mu biyede tubone amafaranga naye mufite cyamuna yafite ahubwo ni muzana umuntu aje kwinywera agacupa na kosore turashaka ko tuyabara ugire va sana undi umuntu wese uzagutinda azaga yabahesha yabara azanga n'umuhe n'akanyafu kugira ngo mutaha agata yani ahubwo ntabare mbere usoje twacha wa muhini dafite no gukubita abaturage cyangwa reka dutege amaso tukurebe amane ko mbona barakaye se bura ntabwo dukora umunyababyeyi wasanga bagiye kutwigisha isambu no Jesus. Muichi sumbura mano uje sanga. Sabe mubwi. Wowe uri kurizwa ni cyuri kurizwa ni. azura bijya kubizoza ko isajya mu mihango Urushigwa kukuru tukazana icyo gitama kivuga. urazajya kubunga bari ikini Kuzajya dukubita hanga zikunuringa. Ntabwo barizi nako biza abaturage bo muri aka kagiro bamaze kugora. Mwatinze muri. ariko nawe urakabije azabona Batinze inka. kuruta umuntu akahita abyimba Reba akagabo kisoki. Wakagabo kisoki urebe igihe baheremo. azabona umwado wakimwataza tukajya mu nama Injira n'amande y'ibihumbi 5 utafite nagarwinje n'anama y'ibije guso. Kagena gusa na giti. Sado ba. nawe dufite business isa niyo kubyo nawe 500 business urabona twe twahagare kuri izi ubuzi cyaka dufite na kose. Ayo gushyira umusanzu ufite ibihumbi 2 nimutabyemera mu byara mwabwe ibihumbi 2 Akuza ahantu urumva amagambo ufite. Se dufate amafaranga. Twe tumaze kubamenyera. Abantu ibihumbi 2 ngajya kuyubuza kandi akagabo n'akagakaragura. Agukubita ikindi gishika uburyo cyumva. Uzongera gukina n'amande y'ibihumbi 5 ujya gukina n'abantu. Ntabwo nibyo byiza nako mukaza vuba tukabona babo. Nabonye ngo twongeye twarira ko twongeye twashyize mu musanzu w'akagari. barakira bakungana bakajya mu twe twabuze icyo dukora twarakoze giti ninjira avuga ko ninjira nakaya Jesus ifuna karakanje Jesus nasungu sinubona ni fekisha ni feke Jesus Bagize amasaha amaze tugutegereje we wango izuba rya
ntabwo ari ngombwa ngo bimenye ariko mwinyinjira isanga uruzisanga kabaye ndakeka ubu turi saa 5 tuba minisa ngari ngiye kuhemba ndetse ibyo ntabwo mwabivuze nikire mu kazi n'ubu ngubu ko sanze umugore akabwira nagiye mufata nk'abantu basanzwe mwagiye mutatwize icyo tubabwira areka gitifu bwana mu banga toye sinari imari simbizi nese watubwiwe n'icyo twashyize amande y'ibihumbi 5 cyapfiraga n'injanga inama y'isezerano ndakurahiye nta 5 mfite ubuze ndaguha 5 ejo niriwe mu kazi niriwe mu kiyede mvunika ubu ndaguhereza ubwo niba ya 5 ufite iyo nama ajya kuyikora kwa nyoko oya gitifu oya se mu isugo ngogo wasanga ufite inyungu da ifite 5 ariko ntabwo ufite gitifu cyangwa ibihumbi 2 ntabwo nabirenze agusaba abaturage bose oya mwe mufata amafaranga cyangwa nyabike urabika iyo nama sikajya aho yabike none inama natebyaga utamenya gukina abantu natebyaga none umuntu akinjira ntacyo n'abandi si inyuma oya abandi ba simbizi abandi yo nama bajya kwikora kwa bagina barinze ntabwo ari byo rwose ibintu uceceke se mugabanya akavurira muje no gusa kwizanga se mwatinze igihe mu masaha mu nawe umutwe ntabwo bari walandika abaturage babaka amafaranga twagiye kwirirwa tuvuga aho ikiyede niwe akushinga nkora ikiyede abantu muri murahaza umutwe nk'uko asubundi igiti ari amafaranga ubundi mwamaze iki baba base mureke tuganire ku nama tuzanye oya de muze mubaha amafaranga bya kwanywera muri izindi niwe muri ninde mwega muyanywera oya bankora ikiyede oya ndebe nk'ubu muturage ko mwamugeze ubu se ko mwamaze amafaranga mukana mu ngisho ko twajya kwifuza nagagushye bwizajya mu maze muvugo bwabo murangize oya kandi nyamara tugiye kubareka mwabize muri kano kazi reka tuganire ngasaba gitifu avuga umwana walandika dufite ikibazo cy'ubujura bukabije nk'ejo bundi agahene kanjye barakajyanye nawe nakavuze mu 30 byose wowe yeguza ngahe mu 30 byose kandi ndakeka umuntu wayibye ari muri twebwe nta handi ari muri mwebwe nyine none se ubwo mwaba umuyobozi mubikoze bari umwana nkawe amafaranga we wayapanye amafaranga se uyobeye ko urubyiruko twiteza imbere baduhaye kwihangira imirimo muri iki gihugu cyacu nta mwana nkawe ukwiye kuduha none iyi nkweto yahengamye nk'abakomisiyoneri hariya barabyemera ahubwo ni vipi se ni ihene wari waguze amafaranga wakoreye ese ko mubigize ikibazo ihene n'imodoka umuntu aragura amamiliyoni nawe ubizi ntabwo wakowe kuba wasanuka muri aka kabari nanjye rero niyo mpamvu naje gutura ikibazo cyanjye ihene yawe yari yasaze iragenda mu muhanda bayijyana indero kuza ufite ikihe kibazo oya ngiye rwose ngiye mfite ikibazo cy'abagabo batwara abagore babana abagabo batwara abagore babana njyewe umugore wanjye mve mu kazi shari nsange inyana y'inka nsange iravuye shari ntabwo nayimenye wanze kumwita abandi bamukorera akazi wowe ufite ikihe kibazo ikibazo mfite uyu mugabo ubona twisuranye ahangaha yewe ayigo nyoneshereza inka yiwe imarira ibishyimbo igishimbo nababwiye nkaho yanyoneye ntabyumve ngewe nkaho mwaba gitifunga kumbariza satani yabaye inkange barayiye yarayijyanye ariko ubwo arimo kuwuziza njye arimo kuwuriza akuriza inkange rero wayibye n'ikinono nagisanzeho kimanitse akuse ngo ufite ikihe kibazo noneho wema njyewe mfite ikibazo kikabije nkabona ejo nagiye ku ishuri umugabo agiye kumutera agiye kumutekera umwana n'akagari k'abasazi nimba ari inde nibyo biba byanangiye kari uheruse n'umukobwa ukatuza kurega mu kagari ko naza nyine kuko njyewe mfite ikibazo cy'uko bamaze kwitwana gufunga waje kudiniza abantu bashinzwe umutekano wo gukora mu kagari icyo ni ikibazo kangahe kuri periode ufite asubiza ngo ntigisane hari undi muntu ugifite ikibazo muri kano kagari oya nyine ibibazo ni ibyo mukemura ibyo ngibyo n'undi mubyore mukemura ikibazo rwose cy'abagabo batwara abagore babana abagore babandi ariko ni kandi munatanga ihene z'abandi ni abantu boneshereza abandi baboneshereza abandi
ngo urusaku rwanyu no kugira ngo twumve ibibazo byanyu mutuje mukuyemo telefone zanyu muzishyire hasi kugira ngo twumve ibibazo byanyu mutuje byibuze guhungabanya amajwi kuri telefone zo turi kubadiranja bazishyira ku ruhande aha turazirashyira ubwo warandika nanjye ijwi ndaryumvishe rwose kugira hariya oya reka tujye kure kuva ryari mugende turabireba kuva ryari mu kigali mu ngende rwose iyo hene ikibazo kiri inka babahatiye kuba dufashe ibihe byanyu oya shana waza bande gasende igiti twagiye ubwo warandika telefone zacu telefone narayiguze yanjye ikibazo si uko watsinze ahubwo wasigasubiza umwana baramubaza ngo aluminium ni akangahe kuri periode ifite agasubiza ngo ni igisanzwe ese ko nkore nk'ibihumbi nk'ijana nko mu munsi umwe ngewe wafashe za gatushe buno ngewe bari bumangangahe cyangwa mubimba ni nka 3,5 iyi ngiyi ni nka veri ariko se bakaba baramutse warandika muri telefone yanjye